tubaha ikaze kuri Muhire Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro 9 bw'inzozi. Ubu busobanuro 9 tugiye kubabwira n'uburo tuzamenye ko Imana igiye kukublessinga. Ubundi busanzwe inzozi no buryo Imana ikoresha iganira n'abantu bayo uko twagiye tuyibona muri Bibiliya. Urugero nka Yakobo ubwo yaryamaga karota abona urwego ruva ku isi rukagera mu ijuru, abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Imana yamerekaga ko iri kumwe nawe mu rugendo, imiyobora kandi imurinda aho ari hose mu rugendo. Nushaka gusobanukirwa neza izi nzozi, ugiye dusoma mu Itangiriro 28 umurongo wa 12 kujya mu wa 15. Undi muntu Imana yasuye mu nzozi ni Yosefu ubwo arotaga imiba ya bene se imunamira ndetse akongera akarota abona inyenyeri n'ukwezi bimwikubita imbere. Imana ashaka kumwereka ko azaba umuntu ukomeye kandi ko bene se n'ababyeyi be bazamwubaha. Inkuru yose mugende mu isomo Itangiriro ibice 27 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 10. Undi muntu dusanga muri Bibiliya Imana yasuye mu nzozi ni Farawo arota inka indwi z'imishishe ziribwa n'inka indwi z'iminanu. Imyaka 7 myiza iribwa n'imyaka 7 mibi. Ahangaha Imana ashaka kumuha ubutumwa ko hazabaho imyaka 7 y'inzara hakurikirwaho n'indi myaka 7 y'uburumbuke. Sabo gusa hari n'abandi benshi ku rugero nka Danieli, Basalomo, Nebukadinezari n'abandi batandukanye. Nawe rero hari igihe Imana igusura ishaka kuguha ubutumwa runaka, tumneka Imana yagusuye abo ukabifata nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu twahisemo kubategurira inzozi 9. Zimwe muri izi nzozi nuzirota uzamenye ko amafaranga, ubukire, ubuzima bwiza nibyo bije mu buzima bwawe. Mbere yuko dutangira reba ko wakoze subscribe, niba utarayikora yikore kugira ngo dukomeze kujya tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Kandi subscribe ni inkunga ikomeye ku kino kiganiro cyacu. Niba wagikunze kandi like, niba hari ushaka tuzagusobanurira uzandike hasi muri comment. Kandi muri izi nzozi nimba hari zugeze kurota nazo uzandike hasi muri comment. Reka no dukomeze turebera hamwe usobanuro bwa mbere bw'inzozi ushobora kurota ukamenya ko ubuzima bwawe buhindutse by'iteka ryose. Icya mbere no protifi, kwifashisha ibitabo by'abahanga mu gusobanura inzozi. Urugero nka Interpretation of Dreams cyanditswe na Sigmund Freud, Understanding the Dream with Dream cyanditswe na Ella Megan, ndetse na Dreams and Visions cyanditswe na Perry Stone. Bose bahuriza ko nurota ifi uzamenye ko bisobanuye iterambere kandi kugiye kugwiza byinshi cyangwa se kugiye kugwiza ubutunzi. Kugira ngo byuve neza ko ifi ari ikimenyetso cyo gukira, reka tubisobanure twifashishije ijambo ry'Imana. Muri koko Yesu bamusabaga umusoro. Ikintu Yesu yakoze yabwiye intumwa ye Petero ati genda ujye kuroba. Ifi ya mbere uri burobe iraza kuba ifite amafaranga mu kanwa, uyazane maze utanga umusoro. Nagira ngo wumve neza iki kintu. Ifi ya mbere Petero ari burobe yaratumwe na Yesu, yari irimo amafaranga menshi yo gusora. Urumva rero nawe nurota ifi uzamenye ko ari ikimenyetso cyuko kugiye gutera imbere kandi uzamenye ko ugiye kugwiza ubutunzi. Mbise muri make nurota ifi mu nzozi uzamenye ko ari ikimenyetso cyuko Imana ikubwiye ngo bya byifuzo byawe by'ubuzima bwiza muri iyi si ndabisubije. None reka dukomeze n'inzozi za kabiri warota ukamenya ko ubuzima bwawe bugiye guhita buhinduka. Inzozi za kabiri ni ukurota amazirantoki. Nuryama ukarota amazirantoki cyangwa se ukarota amabyi, ikimenyetso cy'uko usezereye ubukene. Dushaka uzabyuke ujye gufata ideni kuko ubuzima bwawe buzaba buhindutse, uzaba ugiye gusubizwa by'iteka ryose kandi mu gihe gito. Kuko mu bahanuzi cyangwa se mu isi y'umwuka bakubwira ko amazirantoki isobanuro cyayo asobanura ubutunzi buhishe bugiye kukuzira, ariko wowe utari kubona muri ako kanya, ariko bihishe hafi aho ngaho, ariko bukaba bugiye guhishurwa ukabona ubutunzi bwawe. Ubuhanuzi ndetse n'ibitabo byanditswe n'abahanga mu gusobanura inzozi bemeje ko uyu muntu arose amazirantoki isobanura ko agiye kubona ubutunzi bwe bwari buhishe, bwa bundi wagerageje kugeraho, bya bindi waravunikiye ukagerageza kugeraho ariko jya ubona utabigeraho biba bimeze nk'ibihishwe. Ibyo byose bwa butunzi bwawe bwabaga bumeze nk'ubuhishwe muri iyi si, wowe shumwe wa mwanda mu mazirantoki uba ugiye kuwugeraho mu gihe warose amazirantoki. Ariko nanone nuramuka urose urimo gukandagira amazirantoki mu nkweto zawe, ibyo byo bisobanuye ibintu bibi. Kurota amazirantoki ni byiza, ni ikimenyetso cyiza ko ukwiye kubyuka ugashima Imana ugaserebura ko ugiye gusubizwa. Ariko nuramuka urose amazirantoki uri kuyakandagira, byo ngo ni ikimenyetso kibi. Umeze nk'aho ubutunzi bwawe wari ugiye kubona uhise ubwangiza, muri make uba uburimbuye. Urabizi ahantu dushora mu mafaranga cyangwa se hari ibintu ujyamo ugasanga urahiye.
ibindi bikanga neza neza. Inzira zose wateganyaga kubona mu mafaranga zikifunga, ndetse n'akazi wakoraga ukabona araguhagaritse. Muri make ukabona ibibazo byose biguhuriye icyarimwe. Rero nurota ukandagira amazirantoki uzamenye ko aricyo bisobanuye. Ariko iyo yarota bisanzwe utarimo kuyakandagira ni ikimenyetso cyiza cyo kugiye gusubizwa kandi byihuse. Hamwe nakubwiye ngo ushatse wafata ideni, kuko ugiye gusubizwa byihuse. Ubutunzi bwawe bwari buhishwe muri iyi si wabugiye kuza mu biganza byawe ndetse no ku makonti yawe. Reka noneho tujye ku bwoko bw'inzozi bwa gatatu. Ubwoko bw'inzozi bwa gatatu uzarota ukamenya ko ibisubizo byawe biri bugufi, ukishima ugashima Imana, no kurota umubare 8. Nuramuka urose umubare 8 uzamenye ko ibisubizo byawe bije ndetse ko ari ikimenyetso cyiza cy'ubuzima bwawe. Umubare 8 ubundi babara nk'aho ari umubare w'uburinganire, ko ibintu byose biri kuri balance. Mbese bivuze ko ubuzima bwawe bugiye kujya ku murongo. Nanone kandi nurota umubare 8 uzamenye ko ari amahirwe kuri wowe. Uzasanga mu mico y'ibihugu bigiye bitandukanye umubare 8 by'umwihariko mu Bushinwa, umubare 8 usobanura umubare w'amahirwe. Reka noneho tuve ku ibyo by'Abashinwa, noneho turebe mu buryo bw'abahanuzi. Bavuga ko kurota umubare 8 mu buryo bw'umwuka bisobanura ubutunzi bufatika, amafaranga, inzu, imodoka n'ibindi bigaragaza ubukire. Nanone umubare 8 usibye gusobanura ubutunzi, nanone mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ubuhanuzi, umubare 8 usobanura itangiriro rishya. Bivuze ko ubuzima bubi wari urimo ugiye kurangira, ugiye gutangira ubuzima bushya. Hahandi abantu bakubona bagatangira kwibaza iti si ni kanaka cyangwa se ntabwo ari we. Mbese ku buryo umuntu wese abona ko ubuzima bwawe bwahindutse, ko hatangiye ubundi buzima. Muri make rero nurota umubare 8 uzamenye ko Imana iri kukwereka ikimenyetso cy'ubutunzi, cyangwa iri kukwereka ko ugiye kwinjira mu buzima bushya bw'umuntu byaciyemo. Bamwe bakunze kwita ngo baragafashe. Kugira ngo ubyumve neza umubare 8 ukuntu usobanura itangiriro rishya by'ubuzima bwawe bushya, reka tubihuze no mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa Imana yarimbuye isi. Imaze kurimbura isi harokoka abantu 8. Abo bantu 8 nibo batangiye ubuzima bushya, kongera kungana gutya tungana, nyuma y'uko abantu bose bari bamaze kwicwa n'umwuzure. Muri make nurota umubare 8 uzabyo kushima Imana, ku itangira rishya ry'ubuzima bwawe. Ikindi kandi uzamenye ko ubutunzi bwinshi bugiye kukugeraho. Izi ni inzozi za 4. ni ukurota inyama. Ubundi abantu benshi bazi ko kurota ngo uri kurya inyama ngo ari bibi. Oya, buri gihe ntabwo bisobanura ibintu bibi. Nurota uri kurya inyama imeze neza, itetse neza, ikaranze neza, ukarota urimo kuyirya cyangwa se barimo kuyigutekera cyangwa se uyitetse ariko ari ugenewe, wirengagije ubuzima urimo bwari bwo bwose, waba bayeho neza cyangwa se nabi, babisobanuye ko urwego rwose uriho muri ubu buzima bigiye kwiyongera bikikuba inshuro nyinshi, ukabaho mu buzima bwiza cyane. Uko buri inyama, uko byagenda kose, uko waba ubasha kuzibona kose, uko byemeze kose, inyama ni ubusobanuro bw'ibiryo bw'umuntu wifashije cyangwa se bw'umuntu w'umutunzi. Mu myaka ishize hari abari barazise amazina bitewe n'ukuntu yaryaga umugabo igasiba undi. Hari aho wasangaga bayita imboneka rimwe, ahandi ugasanga bayita akadahingwa. Muri make inyama ni ibiryo by'umutunzi, ntabwo ari ikiribwa n'ubonetse uwo ari we wese. Hari abantu barya inyama mu minsi mikuru gusa, ugasanga barya nko kuri Noheli cyangwa se kuri Bonane, cyangwa se abandi bakayirya mu birori nk'ubukwe, umubatizo w'abana n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibaze ko ubushakashatsi bugaragaza ko mu Rwanda abantu 2 aribo barya inyama buri munsi. Urumva burya inyama ari ikiribwa kirya umugabo kigasiba undi hano iwacu mu Rwanda. Mbese inyama ni ibiryo by'umuntu w'umutunzi, haba abami ba kera, haba mu birori by'abantu bakomeye, usanga inyama ari ikintu bitagaho cyane. Nta rugo rubamo ibirori ngo hapfe kuburamo inyama. Rero inyama ni ubusobanuro bw'ibiryo by'umutunzi, kandi ibintu ni ku isi hose, utagira ngo ni hano iwacu mu Rwanda cyangwa se muri Afurika. Ubusobanuro rero mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umuhanuzi bavuga ko kurota inyama uri kuyirya cyangwa se uri kuyigutekera imeze neza bisobanuye ko ubutunzi bwawe ugiye kwiyongera. Ndakeka iki kintu cy'inyama mugisobanukiwe cyane. Ushobora kuba n'ubundi usanzwe uri umukire, cyangwa se uri umuntu wifashije, cyangwa se uri umuntu usanzwe hari udufaranga duke ufite, cyangwa se uri umukene. Nurota uri kurya inyama uzamenye ko ubutunzi bwawe bugiye kwiyongera. None reka dukomeze turebe ubundi busobanuro bw'inzozi. Warota ukamenya ko ubuzima bwawe ugiye guhinduka byihuse. Ni ukurota uri kurya umugati.
nuramuka uryamye ukarota umugati uzamenye ko ugiye kwinjira mu bihe aho nta kintu na kimwe uzajya ushaka ngo ukibure, aho nta kintu uzongera gupfa kubura. Uzamenye ko ugiye kuba wa muntu bavuga ngo yarenze uruhumbiro. Kurota umugati icyo bisobanuye, niba uryamye ukarota umugati ujye ubyuka ushima Imana uvuga uti imigisha yanjye niteguye kuyakira kandi urakoze Mana. Uko kurota umugati biba bisobanuye ko ugiye kwinjira mu bihe aho nta kintu na kimwe uzongera kubura, aho nta kintu uzongera gukenera ngo kikuvune cyangwa ngo kiguhangayikishe, hahandi utumva ukuntu amafaranga yabuze. Nurota izi nzozi uzamenye ko arirwo rwego ugiye kuba uriho. Kugira ngo ubyumve neza, mwese murabizi ko Yesu abantu benshi bakunda kumwita ngo ni umugati w'ubuzima, cyangwa se mu yandi magambo biba bisobanuye ngo ni umugati uduha ubuzima. Mwese mu isengesho dawe uri mu ijuru, ubwo abigishwa be bamubazaga bati tujye dusenga gute? Yesu akababwira ati mureke mbabwire ukuntu muzajya musenga. Yavuze isengesho rya dawe uri mu ijuru. Muri iryo sengesho dawe uri mu ijuru harahavuga ati ifunguro dutunga uriduhe none. Ahangaha ifunguro yavugaga umugati. Muri biriya bihe bya kera ifunguro ryabo ahanini ryabaga rigizwe n'umugati. Muri uko badiga ku musozi maze Yesu agatubura imigati 3 ndetse n'amafi 3 akagaburira abantu 500 hatabariyemo abagore n'abana. Nanone kandi muribuka ubwo Satani yamugeragezaga ubwo ari mu masengesho y'iminsi 40 atajya atama. Satani akamubwira uti niba kuko uri umwana w'Imana fatira ibuye urihindura umugati. Ibi byose ni ibigaragaza ko ifunguro rya kera ari ryabaga rigizwe n'umugati. Muri make ubusobanuro bwo kurota umugati mu buryo bw'ubuhanuzi n'uburyo bw'umwuka bisobanuye ko ugiye guhabwa ibitangaza, bisobanuye ko ugiye guhabwa ibigutunga kubitazongera kwibura ukundi, mbese ko ugiye kumererwa neza. Nurota ziriya nzozi uzamenye ko umudayimoni w'inzara apfuye mu buzima bwawe. Hari ubwo ushobora kumva kino kiganiro wenda ufite ikibazo cy'inzara, ariko nurota zino nzozi mu buryo bw'umwuka bisobanuye ko ugiye kuva ku butaka bw'ahantu utari ufite ibiguhagije, cyangwa se wari umerewe nabi ukinjira mu butaka, cyangwa se ukinjira mu buzima bwaho ugiye kuba ufite ibirenze ibyo ukeneye. Buriya hari igihe umuntu abaho mu buzima afite ibirenze ibyo akeneye ku buryo wasagurira n'abandi. Nurota zino nzozi nawe uzamenye ko aribwo buzima ugiye kubaho. Reka no turebe inzozi zikurikiyeho warota ukamenya ko ubuzima bwawe ugiye guhinduka. Ni ukurota igisiga cyangwa se kagoma. Nuryama ukarota igisiga cyangwa se kagoma uzamenye ko ugiye kugera ku ntego zawe mu byo wakoraga byose. Urugero wenda uriga, ufite akazi cyangwa se ufite projet runaka ushaka gukora, cyangwa se hari aho ushaka gushora amafaranga yawe. Nurota kagoma uzamenye ko uzagera ku ntsinzi yabyo byose, kuko nureba mu mateka y'iki gisiga kino twita kagoma cyangwa se igo, kizwiho ko ibyo gikora byose gihora gishaka kugera ku byo cyapanje cyangwa se kugera ku muhigo wacyo. Iki gisiga kizwiho guhiga kuko gishobora kuba kiri mu kirere kikabona ifi mu nyanja, kikabona umuvuduko uri hejuru kikaza gitaritinga yafi. Gishobora guhura n'inyoni mu kirere akaba ariyo gifata, ahubwo gikomeza kuri projet yacyo kikaza kikazamura yafi mu nyanja. Ni igisiga kizwiho kuba focus, kizwiho motivated ya accomplishment yacyo. Icyo kiba kigamije gusa nta kindi kintu. Nureba neza n'abahanuzi ba kera bajyaga bitirirwa ibisiga, cyangwa hari ukuntu bajyaga babihuza n'ibisiga, ku buryo n'ayizera Imana bya nyabyo bakunze kuhagiranya n'ibisiga muri Bibiliya. Niba wibuka amagambo yavuzwe na Yesaya muri Yesaya yaravuze ati abizera Imana yacu bazirukanka kandi ntibazigira bananirwa. Urebye nko muri Yesaya ibice 40-31, reka dusome uno murongo. Haranditse ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbadira mu kirere bagurukishije amababa yabo nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda babucogora. Amena. Muri make nurota uzongererwa imbaraga utumbagire nk'igisiga. Ibintu byose wari uri gukora wari waragerageje ariko byaranze kandi ukabona abandi babigeraho, nawe uzamenye yuko ugiye kugera kuri success cyangwa se ugiye kugera ku ntego utitaye uko byari byaranze kose. Nurota zino nzozi uzamenye ko Imana ikuyakara ko nawe ugiye kubonekerwa. Noneho bikaba inshuro nyinshi izi nzozi uzirota, ubigira kenshi inshuro nyinshi, bikakunda kugaruka mu nzozi zawe. Ahangaho uzahite kukonfirma ko ubuzima bwawe busa buhinduka. Reka noneho turebe izindi nzozi zikurikiyeho. Inzozi zikurikiyeho ni ukuryama ukarota ubona inzuki. Nuryama ukabona inzuki utitaye ko ubuzima bumeze,
kuko hari igihe tugiramo twese ubuzima bukanga, kuko hari igihe tujyamo twese ubuzima bukatubihira, ndetse ubuzima ukumva buri kugusharirira, ariko hakaba n'abandi ubuzima buryoshye. Nuryama ukarota inzuki, ejo ukarota inzuki, uzamenye ko ubuzima bwawe bugiye kuryoha. Uzumva ijambo ikunda gukoreshwa muri Bibiliya, igihugu cy'amata n'ubuki. Ubwo Abisiraheli bari barajyanwemo iminyago mu Misiri, muri Egiputa kwa Farawo, bahavuye babwira ko bagiye kuba mu gihugu cy'amata n'ubuki. Byari bisobanuye ko bagiye kuba mu gihugu kiryoshye, igihugu kimeze neza. Nawe rero nuramuka urose inzuki, uzamenye ko ugiye kuba mu buzima buryoshye nk'ubuki, ko nta kindi kintu kiva ku nzuki ni ubuki. Buriya hari igihe ubona afite amafaranga, ariko ubuzima butakuryoheye, wenda ukaba afite uburwayi cyangwa utamenyanye neza n'uwo mwashakanye, abana, abavandimwe, mbese ugasanga ubuzima butakuryoheye kandi ufite amafaranga. Nurota inzuki nawe uzamenye ko nawe ugiye kuryoherwa n'ubuzima. Ni ikimenyetso uhawe n'Imana ko ubuzima bugiye kukuryohera. Twagiye tubibona kuva kera muri Bibiliya, Imana iravuga, ivugana n'abantu bayo, ibavugisha mu buryo bw'iyerekwa, ikabavugisha nanone mu buryo bw'inzozi. By'umwihariko mu buryo bw'inzozi, iyo uryamye burya ngo nibwo Imana izi ikakuvugisha, ati mwana wanjye kora iki ngiki, reka iki ngiki. Bivuze ngo nta gushidikanya nurota inzuki, bivuze ngo nta gushidikanya nurota inzuki, ukajya uzirota kenshi, uzahamanye n'umutima wawe 100%. Nashima Imana ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ko bugiye kukuryohera, ko bugiye kuba bwiza ku rwego butigeze bubaho mbere. Ubundi buhanuzi bwemeza ko nuryama ukarota zahabu, waryama ukabona ibara rya zahabu, biba bisobanuye ko umuhanuzi bwawe igiye kugera ku bintu birenze, uzibukirwaho, abantu bose bakajya bavuga ati uriya muntu yageze kuri ibi. Mbese uba ugiye kugera ku bikorwa bizasigara mu mitwe y'abantu, kabone niba utakiriho waritabye Imana, uzakomeza kuvugwa bitewe n'ibikorwa uzaba waragezeho. Muri make, kurota zahabu cyangwa se kurota ibara rya zahabu biba bisobanuye ko ugiye kugera kuri achievement y'agatangaza mu buzima bwawe. Uzarebe mu buzima busanzwe abantu benshi bakunda kuvuga amafaranga, ariko zahabu ntabwo bapfa kwivuga uko biboneye. Uzasanga hari abantu bicwa kubera zahabu, igihugu gitera ikindi kubera zahabu, ibihugu byinshi bibika ubukungu bwabyo muri zahabu. Nawe urabyumva ko zahabu ari ikintu gikomeye. Rero nuryama ukarota zahabu, uzamenye ko Imana igiye kukugezaho ikintu gikomeye cyane. Tugana ku musozo, reka tubanze turebe ibintu bibiri wakora umaze kurota zimwe muri izi nzozi. Ikintu cya mbere wakora umaze kurota zino nzozi ni ugusenga cyane, kugira ngo Satani atazakuriganya zino nzozi. Icya kabiri wakora ni ugukora cyane. Kurota zino nzozi ntabwo bisobanuye ko ugenda ukicara. Ijambo ry'Imana iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Usinuramo kurose zimwe muri izi nzozi, uzamenye ko ubuzima bwawe uhindutse kandi uzafata igihe kinini cyo kubisengera. Murakoze rero, nahangaha dusoroje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba hari icyo ushaka kudusangiza, cyandike hasi muri comment. Niba hari icyo dushaka tuzagusobanurira, uzandike hasi muri comment. Kandi bakoze kino kiganiro ukande like. Murakoze, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, naho utaha.